Yesu ashimwe cyane. Tube nk'abazamura icubahiro cy'Imana. Haleluya. Abantu bazaba aba DJ Imana ibaha imigisha myinshi kuko bazaba bakora akazi gakomeye cyane. Nari mvuze ko mbere y'inyigisho za Paulo kugira ngo abandikire kiriya gice hari imyitwarire aba bantu bari bafite. Ikintu ca mbere bumvaga ngo kugira ngo umuntu ngo abe yejejwe ngo agomba kubanza kwibabaza. Umuntu ngo akiyiriza ubusa akiyicisha inzara, uwo muntu ngo icyo gihe bamufataga nk'umuntu wejejwe. Ikindi kintu cya kabiri aba bantu bari bafite imyitwarire ijanye n'idini. Bari barubatse ku idini ndetse n'imico yabo, ariko iri dini ndetse n'iyi mico ntabwo yababuzaga ingeso za kamere. Babaga mu idini ariko bakabesha. Babaga mu idini bafite ishari. Tube nk'abagira gutya. Haleluya. Babaga mu idini baribarizwamo ariko bagasambana. Nasanze idini umuntu yabaye umugendini ntabwo byamuproteja kuba yagendera mu ngeso za kamere. Bari bafite n'imico bari bubakiyeho ijanye n'iryo dini, byose byari bihuriyemo. Ikindi kintu cya gatatu bari bafite imyitwarire ngo itari myiza mu miryango yabo. Haleluya, haleluya. Aba bantu ngo ntibari barujuje inshingano zo mu miryango. Abagabo bari barirengagije inshingano yabo ngo yo gukunda abagore, kuko Bibiliya iravuga ngo bagabo ngo mukunde abagore banyu. Sibyo se? No gukunda gusa nico Bibiliya idusaba. Abagore nabo ntabwo bari barujuje inshingano zabo. Bibiliya isaba ko umugore agandukira umugabo we. Paulo rero ngo abonye ko ibyo bintu bimeze gutyo, bari muri ico kivange n'abana ngo ntabwo bumviraga abavyeyi, n'abaja nabo nuko bari bameze. Paulo rero abandikira rino jambo arababwira ngo mugende uko bikwiriye ab'umwami wacu. Zamura icubahiro cy'Imana. Haleluya. Arababwira ngo mumunezeze muri byose. Munezeze Imana muri byose, kandi ngo mwere imbuto z'imirimo myiza. Haleluya, haleluya. Twavuze ngo tugiye kuganira mu minota mike kugira ngo nze gupasa abandi bari inyuma yanje. Ntabwo turi butinde cyane. Turareba ijambo rivuga ngo kubaho ubuzima buhindutse. Paulo rero yandikira Abaroma, nabo bari bameze ukundi kuntu. Arabandikira arababwira ngo nuko ndabinginga ngo kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ngo ibi bitambo bimeze gute? Bizima ngo byera kandi ngo bishimwa n'Imana. Hano hepfo arababwira ngo kandi ngo ndimwishushanye n'abiki gihe. Tugire gutya. Haleluya, haleluya. Kwishushanya. Kubaho ubuzima buhindutse ni urugendo rurimo impinduka zibera imbere mu mutima. Ntabwo bigaragarira hano inyuma. Kenshi rimwe na rimwe usanga tubigaragaza hano inyuma, ariko ibyo tugaragaza ntibise n'ibiri mu mitima yacu. Kwishushanya ni ugushaka kuba undi muntu utari wowe, kwigira undi muntu utari wowe w'imbere. Ubundi umuntu ni uw'imbere. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukwambara umwenda utari uwawe. Umuntu akiyambika umwenda. Yesu yarabivuze hariya mu butumwa bwiza, aravuga ngo yarimo avuga hejuru y'abafarisayo n'abanditsi, aravuga ngo abo bantu b'abafarisayo ngo bicaye ku ntebe ya Mose. Ni abantu ngo bari bafite imiterere, hari ibintu byabarangaga. Haleluya, haleluya. Ngo bakundaga ngo ibyubahiro cyane, bakundaga imyanya y'icubahiro. Yesu aravuga ngo abo bantu ngo muzamwumva ibyo bavuga, muzamwumva amagambo bavuga kuko ni amagambo y'Imana, ariko ibikorwa byabo
ngo mubigire gute? Ntimukaza mukurikiza imigenzo yabo, kuko ngo ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo bakora. Uko niko kwishushanya. Yesu ashimwe cyane. Ikindi kintu, abantu b'iki gihe rero hari imiterere yabo, hari ibintu bibaranga. Ikintu cya mbere ni abantu bashaka icyubahiro, ni abantu bakunze impiya. Yesu yarabivuze, aravuga ngo mu gihe cy'imperuka ngo abantu bazaba bikunda, kandi ngo bazaba bakunda amafaranga. Ab'iki gihe rero iyo niyo miterere, bazoba ngo bafite ingeso z'iby'isi, za ngeso zose twavuze, ingeso za kamere, ngo bazoba bazifite. Haleluya. Ni gute rero umuntu yahindura imitekerereze? Guhindura imitekerereze, haleluya, ni ukugenzura. Icyo kintu cya mbere ni ukugenzura ibintu byinjira mu mutima wawe. Yesu ashimwe cyane. Ni ukureba ibintu ugaburira ubwenge bwawe. Buriya hari ikintu, hari terume dukunze gukoresha iriya hakurya mu Rwanda, sinzi wenda nino nimbi haba, ikintu cyitwa kugwingira. Bavuga abana bagwingiye, n'abana baba baragize imikurire itameze neza, noneho baba barabonye indyo ituzuye. Hano turi kumwe na Dr. arabizi cyane, kuko nibyo bahora bakangurira abaturage. Baba barabonye indyo ituzuye. Muri urwo rugendo rero rwo kubona indyo ituzuye, nicyo gihe usanga umuntu afite imyaka, bakabara nk'imyaka 10, ariko bamureba ukabona n'umwana w'imyaka nk'itatu. Kubera iki? Kubera kuko yagwingiye, ntabwo yagize ubuzima bwiza, ntabwo yagize imikurire myiza. Haleluya. Ubwenge bwacu rero ni nguko nguko. Buriya umuntu atekereza cyane bitewe n'ibyo yagaburiye. Umuntu yumva cyane bitewe n'ibyo yahaye umwanya. Yesu ashimwe cyane. Ikindi kintu, Paulo rero yandikira aba bantu baba Filipi igice cya 4 umurongo wa 8, abereka indyo bakwiriye kurya. Uze kuyisoma. Yarababwiye ngo ibyo mukwiye kugaburira ubwonko bwanyu, ikintu cya mbere ngo ni iby'ukuri byose. Zamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Ikintu cya kabiri ngo ni ibyo kubahwa byose. Indi ndyo ya gatatu ugomba kugaburira ubwonko bwawe ngo ni ibiboneye byose, udasize na kimwe. Icya kane ngo ni iby'igikundiro byose. Icya nyuma ngo ni ibintu byashimwa byose. Yesu ashimwe cyane. Komera Imana amashyi menshi cyane. Ariko ayo mashyi ari hasi yeme. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Mwagize neza cyane. Ibi tuvuze nibyo tugomba kugaburira ubwonko. Muri iki gihe hari ibintu abantu bitayeho cyane. Buriya social media ni nziza cyane, ni nziza cyane. Turi mu isi y'ikoranabuhanga, tugomba kujana nabyo, tugomba kujana n'ibiriho. Ariko kandi hari abantu barimo kwikorera amakosa, ugasanga ubwonko bw'abandi bari kubugaburira ibidakwiriye. Abagukurikira uri kubagaburira iki muri iki gihe? Abantu bafite umwuka w'amashari. Tugire gutya. Haleluya, haleluya. Umwuka w'urugambo, umwuka wo kubesherana. Ibyo nibyo bishishikaje abantu benshi kuri social media. Reka nihute. Ikindi kintu cya kabiri cyadufasha kuba ubuzima buhindutse no kwera imbuto. Kwera imbuto za mwuka wera. Tugire gutya. Haleluya, haleluya, haleluya. Abari inyuma yaje, haleluya, haleluya. Muri tayari mwebwe turi kumwe n'abandi bose. Kwera imbuto za mwuka wera. Paulo yarabivuze hariya mu Bagalatiya ibice 5, urazisoma, ntabwo nzitindaho cyane kuko Bibiliya irasobanuye. Twagize amahirwe, ishirwa mu rurimi umuntu wese ashobora kumva. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cya mbere rero
kigaragaza urukundo cyangwa se imbuto za mwuka wera no kugira urukundo. Tugire gutya ngo haleluya. Abantu bakigira urukundo tugire gutya. Haleluya. Urukundo Paulo yarabivuze hariya mu gitabo cy'Abakorino. Aravuga ngo nubwo ngo navuga indimi z'abantu, ngo n'iz'abamarayika, ngo ariko ngo singira urukundo, ngo mba mpindutse ngo ngicuma cya kindi gisakuza kirenga kidafite ubusobanuro. Avuga amagambo akomeye, aravuga ngo nubwo ngo natanga ngo izanje byose. Mwumva urukundo ukuntu ruremereye. Ni naryo tegeko Yesu yadusigiye. Abafarisayo ngo baramwegereye baramubwira ngo tubwire itegeko rikomeye kurusha yandi. Nta kindi yababwiye urukundo gusa. Sinzi nimba hari irindi. Yarababwiye ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Abadamu mwararisomye. Ukundisha Uwiteka n'ubwenge bwawe bwose. Ijya kabiri arababwira ngo naryo ryenda gusa n'iryo ngiryo. Arababwira ngo ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Turacyakundana yeme? Muracyafite urukundo? Umuntu ukunda mugenzi we ntabwo amwifuriza ikibi. Umuntu ufite urukundo ntabwo atekereza mugenzi we nabi. Umuntu ufite urukundo ntabwo ashiramo uburyarya, ntiyakenera gusebya undi. Mikrofone bari he? Haleluya. Ikindi kintu cya kabiri ni ukwihangana. Hariya mu rwandiko rwa Yakobo haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira iki? Ibimugerageza. Kuko ngo namara kunesha azahabwa ikamba. Abantu bazahabwa ikamba ryo kwihangana. Mugire gutya ngo haleluya. 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 Kwihangana. Kwihanganira ibigeragezo. Tukihanganira ubukene ntiduhemuke. Wanyura mu bihe bikomeye kumva ko Imana izabigusohoramo ntuhemuke. Yesu ashimwe cyane. Wahura n'ibibazo n'umusozi w'ubupfakazi ukihangana. Bibiliya zitubwira ngo ngo yari umukecuru wa kera kandi ngo yagize icyo kibazo cy'ubupfakazi ngo abanye n'umugabo imyaka 7 yonyine. Ngo amara imyaka 80 n'ingahe? Nine. Ngo ari mu masengesho. Zamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Haleluya. Kwihangana. Ikindi ni ukugira neza, kwizera, kugwa neza, kwirinda. Ako niko ngiye kuvugaho gatoya. Kwirinda. Zamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Haleluya. Kwirinda, kwirinda, kwirinda. Yosefu yari umusore wahuye n'ibigeragezo bikomeye, ariko ngo aririnda agenda uko bikwiriye. Tugire gutya haleluya. 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 Yari mu gihugu kitari icyabo. Yari yaraguzwe. Aja ngo mu rugo rwa Potifari. Bukeye ngo Potifari ngo kubera kuko yamubonagamo imbuto nziza ngo amwegurira ibintu byose. Ngo arangije ngo muka Potifari ngo aramwifuza. Ayo makuru murayazi cyane. Ngo aramwifuza yumva kuko bagomba kuryamana. Yesu ashimwe cyane. Yumva kuko ngo bagomba kuryamana. Yosefu ahura n'icyo kigeragezo ariko arihangana gisohokamo neza. Yosefu ngo bicaranye ngo aramubwira ngo nobasha gukora icyaha kimeze gutyo sinshobora nubwo bene wacu batandeba. Vuga ngo haleluya. Haleluya. Nubwo imiryango yacu itandeba itazi ibyo ndimo, nubwo nta bantu basenga bari hano, nubwo nta torero ndumva kuva ngeza, ariko sinshobora guhemukira Imana. Zamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Haleluya. Kwirinda. Kwirinda. Reka dukomeze. Ngiye gusoza. Icya gatatu cyadufasha kubaho ubuzima buhindutse no kwambura umuntu wa kera. Vuga ngo haleluya. 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 Tugire gutya bene data baje gutarama. Imana ibahe umugisha. Amen. Hano hari ikintu twabigiho gikomeye, mwitabira amateraniro cyane kandi mwagize neza. Abenshi ntitwari tubaza ariko ubu twabamenye.
tugire gutya ngo haleluya. Haleluya. Icya gatatu kidufasha kubaho ubuzima buhindutse ni ukwambura umuntu wa kera, uburyo twari tumeze kera tukabyiyambura. Hari umwambaro abantu bambaye, ariho hariya twanasomye kwishushanya. Abantu bambaye umwambaro wo kwishushanya. Yesu ashimwe cyane. Namani nawe ngo yari yambaye uwo mwambaro. Yari umuntu ngo ukomeye, niko Bibiliya itubwira. Yari afite ngo icyubahiro gikomeye cyane, kandi ngo yari n'umutoni. Yari afite umwanya mwiza, kandi ngo niwe ngo Abasiriya ngo babonaga intsinzi cyangwa se ibintu byinshi babibonaga binyuze ku bwa Namani. Ariko Bibiliya zitubwira ngo nubwo yari ameze gutyo, ngo yari umubembe. Yesu ashimwe cyane. Hari ibyo atari yariyambuye, yameraga gutyo, ariko hari ibyo ari umwenda yari atarambura. Umuntu ashobora kuvuga ubutumwa nk'uko ndimo kubuvuga, ariko ukabuvuga hari umwenda ukicambaye, wambaye umwenda wo kwishushanya, wambaye umwenda wo kwiyoberanya. Yesu ashimwe cyane. Umuntu ashobora kuba umuririmbyi mwiza, ukaba umumama mwiza, ukaba umuntu utanga cyane, ariko hari umwenda utarambura. Ijambo ry'Imana ryaje kuri uyu musozi rikubwira ngo ukuremo uwo mwenda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Somya hariya mu Efeso ibice 4 umurongo wa 22 ukamanuka, uzahasanga ibyo tugomba kwambura. Tugomba kwambura kubesha. Hari abantu bakibesha kandi baramenye Yesu, barakiriye Imana, barakiriye ijambo ry'Imana, ariko ugasanga hari imyenda bakicambaye, imyenda y'umujinya, ibinyoma, inzangano, kwiba, gusinda. Abantu bakaza bafroda bari mu itorero. Umuntu agafroda afite inshingano, ari pasiteri. Nanjye ndi pasiteri, abashumba ntimundebe nabi, Imana ibahamugisha. Umuntu agafroda, iri iwacu harabaza babikora. Umuntu agafroda kandi afite inshingano, ahagarariye itorero, kandi ugomba kuba icyitegererezo. Pawulo yaravuze ngo turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Zamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Haleluya. Turi inzandiko, niko abantu bagusomaho, niko abantu bagusomaho. Cyangwa umeze nk'abandi Yesu yavuze abanditsi n'abafarisayo, yavuze ngo muzamwumva ibyo bavuga, ariko ndimukurikiza ibyo bakora, kuko ngo bavuga ibyo badakora. Ikindi tugomba kwambura gusenga ibishushanyo. Yeme nimugoroba abari bari hano twabonye ukuntu Yoshua ngo yahamagaye abantu, ngo arabahamagara Abisirayeli bose ngo abateranyiriza hamwe,